Ayo mafaranga ni menshi kabisa. Ariko Cedric ko ndaheruka kumubona. Kana ariko warahindutse. Ndi kuvugana na sheri wanjye Keza waburese gatoya. Mugora kananga. Anje kura mugabo wanje kujyanga. Birasa nyine winyicisha amatwi. Amazina y'ababyeyi. Uboneye? Uboneye kabos. Ndi nambwiraga byahangaha buriya hano hari byiza gusa ubona ko umukobwa waho umusiriveri nawe ni umuntu mwiza uvuga ngo nicyo wahanywera cyaho ukingo wishimye inyota ikamanuka kuyumva ishira impamvu rero inshuti wiha ibyiza ntabwo wiha ibibi rero nakubwiraga nanjye ko nakozana ahantu hameze neza tukishima tukaganira nyine nyine sikamera neza kabisa. Ibyo bintu uvuze nibyo nanjye ntabibonye pe. Araremetse byo. ubundi icyo nkubwira ubundi aha hantu hatuje nabonye najyana umuntu niba umva hari kugenda ubona akabari ngo ni akabari urabona ko hari ibyiza reka ngisome sha reka ngisome yose batagira ngo buriya antisoneka buriya agasomesha bakeka bayakagabuza umwana Siko mbonyemo wa musore nzi. Siko uriya musore ashobora kuba ari umutekamutwe. Umuntu aba aragiye akabari kacu wowe ntazi. Uze kumbwira nubona mutagiye twaturu twawe tw'utunyanga sibyo? abana nabwo ndakubonye nawe sawa Mwaciye hariya zamusanga ariko niba utagari kunubona mbona n'ubundi waciye n'ubundi nababonye hariya tuganira gatari ko ese biteze ibintu byinshi sawa genda ubiteho nta mafaranga nta mafaranga tuganira
bintu bya corona bi cyane ukuza wisubirisha umuntu gusa wajya ahantu uba nta radio za cya televiziyo ukuza wisubirisha umuntu gusa ibintu bya corona byiza ubwo rero ngo nyirwitwaza muri covid atamara meze ari byose tumaze tutabonana koko abo wasanga ubwenge ari visi ya Nyamugi na wamenye none se mbizire ko ndi umunyacyane ibyo ntabwo itangiye kuvuga ibintu by'abanyamugi kandi shawo bibiri kamwihorera umva nutitonde corona taza kujya twaje kwishura ukagira ngo byashize ahubwo ndabona amatera maratureba dore ataza no kutwiyunguza kugenda rero kananga mubwire ushize wagiye utishyuye sinugenda utishyuye rero twadukosa twatunyama naje humbura rwose ahubwo mubwire muri yagiye abagabo n'abagabo uri fata akantu kandi ufite akantu uriya sinavuga ufite icyaka biraje gukiza byararangiye buriya ugere mu rwose uyu munsi bose ufite amafaranga yo kwishyura unyizera cyane aho nyambo tazanya rero yarangiye kumutunga mugira ubwoba mubura rwose uriya ni impamvu yamubakora mu yombi n'umusirimu ufite amafaranga rero mbonye nka byose n'umukoramo buriya bose uyu munsi ndakwishyura uhure n'akantu ahubwo akantu natse gafate tuganire bagasoma Bana babite. Mwene bazaza. Nani mwache. Achana. Akoze mama. Mwana wanjye. Sylvie. Ariko umusirikare mwiza arihuta wigiye ariko yararemetse buriya Sylvie wahantu barumetse buriya baranguriye kamwe bana kalmana sinhosha bana kalmana jamu bana kalmana ariko mama tuzajya turya imigati yonyine nta n'igikoma bo ti papa bayo Wanyu yarananiye yibera mu kabari. mu kabari se bakorera iyi Arirayo bushete bakamurayo n'inzu. papa ntabwo azongera kumvika tuzajya turya n'iriya inyama kandi mama ariko ko ku ishuri banyirukanye kwa mbere nazakorera ibintu niyo ntabwo ari amafaranga ufite nyine na papa bakagutuma bakishyura uno munsi nta mafaranga uno munsi nta mafaranga rero bakabana ngo tuganire nk'umugabo n'ubundi ntabwo iki cyaka kana ariko warahindutse uyu munsi nizere kuri bunyishe oya ntugire ikibazo rwose ngiye kananga wari uzi ubushize uno munsi haje original atiya mungu ntabwo nkubeshya uyu munsi ndakwishyura amafaranga muri naguye kuri iriya ni imari nazanye iriya ni imari genda kwishyura rwose ndenzeho n'inyungu tunanywe cyane rwose ikirombo uri kugenda ni ikirombe nawe ubwacu ukora mu kirombo ahubwo akora mu kirombo ahubwo karangasha rwose bumuze ariko Cedric ko ndaheruka kumubona muri iki kigo yaba aherereye ko twazahagarirwa nari mu marushanwa y'akarere. Headmaster Cedric naramwirukanye igihembwe cya mbere nishyuye igihembwe cya kabiri niyishyura bituma mutuma ababyeyi kugira ngo baze bansobanurire ikibazo gihari ku mwana rero rwose ejo bundi azaba yagarutse nta kibazo no Cedric ntakwiye kuba victime y'ababyeyi kubera yuko uramwirukana waba umufashije iki mutubabarire rwose ndaje mbahamagare kuko mfite na nimero z'ababyeyi biwe rwose Headmaster mumutume wagaruke yige tuzakurikirana ababyeyi hanyuma nta kibazo kabisa nta kibazo asubira mu kazi ubwo ikibazo turagikurikira Nikagaruka kananga bameze neza ari abicaye se babakire neza hari abagabo ntapfa abandi nabikubwiye cyane rwose urabona bagasomya ariko usanga ariko rusange uri umugabo yita byishimo nubwo ari igihe rimwe na rimwe ujya umvangira byakwiye gushize ariko uno munsi ndabikosora sasa rama ntabwo urabona
kuri abo ngakuta yari kigo aho anyemeye miliyoni 5 ariko buriya yanga miliyoni 2 aho ngaho yanga 5 zizi abone ko ngura mu wanjye no mu namufasha buriya arimo hano impamvu rwose yagize neza ariko kuko tumbya ndabizi ngo ni muzi no mukira amafaranga bose n'amafaranga urabona nkagira ngo rero miliyoni 5 miliyoni 2 aho ngaho nta mafaranga kuba yandi miliyoni 2 aho ngaho abantu bagende muri ya mugaba amumenshi Kananga amafaranga ndayagura ariko nkuko bizira mu kigenda n'amafaranga oya wivunika ahubwo ugira tudusome isaba dusome oya ntabwo ufite cash none ahangaha ariko nakwandikira agasheke kajya kuyibikuza ari cyose sheke nta mafaranga na wizeye Kananga oya hu maso ndaguterwa na sheke nta mafaranga ariko ndamuse erega nejo sike ejo sawa ndamusinyeshe kigenda none mwe mwicaye mwe mukomeza mubandaje sawa ntacyo reka ndebe ya mari turimo dusangira mukomeze kugira ibihe byiza reka ndebe zahabu nako n'ikirombe musubirize none avuga muri kumwe n'ikirombe kigenda musohoze Akoze cyane andi makuru se amakuru yacu ni meza turashima okay ni myiza cyane natwe ku kazi biragenda nta kibazo mbega muri rusange Kananga rero gahunda yanzanye hano urayizi ibyo gukundira ibyo twemeranyije urabizi sheke nayise erega umugabo ndayikwandikira ariya ni Gakwaya ari mu nshuti wawe muri kumwe ni Gakwaya ndayandika wonde se hagati yawe na Gakwaya Gakwaya nta kibazo n'ubundi bwose nyine amafaranga Gakwaya amazina yawe yose ni nitwa Gakwaya Francois nashama nabona umugabo nakubwiye manabona renda kuba kandi uzabona ko umugabo nanjye rega Kananga nuko hari igihe wowe ujya ubyica nawe uti inshuti yanjye ndani bya kera mvuge mana buriya rwose nyizera kandi abona ko umugabo nanjye miliyoni 2 zose Kananga harabone apfa abandi Nazakoze rwose imbere y'infu rwose muri iyo ntabaye mu gihe bita mu rugamba hano mu rugamba Gakwaya ayo mafaranga ni menshi kabisa nubwo turi inshuti nkwizera ariko ntabwo umuntu yaguha miliyoni 5 zose nta no kwandikira dushaka umuntu atwandikira naho ubundi by'amazana byo nta kibazo n'ubundi nta bintu bitwaye reka ndakwizera n'ubundi bose twaje ahangaha ntakwizeye n'ubundi twandike nta kibazo n'ubundi hari abakozi abandi urenga natwandike n'ubundi se ibyo biri aho ngaho n'ubundi sambu ni yanjye nta kibazo n'ubundi yanjye ibyo ntacyo bitwaye n'ubundi yasohoye gukora kubitira n'ubundi by'ubutije uzayana umva rero ntabwo kadushaka umuntu utwandikira rero ibyo nta kibazo rwose nabyizeye reka murebe rero hano kuri niba mbona hano hafi aho nta mwari waza atwandikira bara akantu tujya gutegura rero dufashe rwose urabukoze umuntu ntabwo namubonye twandikira amasezerano jewe Kananga ugurishije isambu yanjye na umuzina bishaka Gakwaya Faransa Gakwaya Faransa amafaranga angana na miliyoni 5 amafaranga na miliyoni 5